Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije amahoro y'Imana. Muri kumwe na Moise niyo bugingo. Dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritwigishe. Muri uyu mwanya turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera adusobanurire ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigana ijambo rivuga uburyo dukwiye kwiringira Yesu umukiza wacu. Matayo igice cya 8 ku murongo wa 23 turageza umurongo wa 27. Yesu aturisha inyanja akiza ndetse n'abantu. Yesu ajya mu bwato, abigishwa bajyana nawe, umuyaga uba mwinshi mu nyanja. Ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo. Ariko Yesu we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, "Databuja, dukize turapfuye." Arababaza ati, "Ni iki kibatera ubwoba mwabafite kwizera gukemwe?" Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, "Uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira." Abantu benshi babibonye baratangara, baravuga bati, "Uyu ni muntu ki? Mbese umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira?" Icyama wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, aho ujya hose ukawugendana na Yesu, ngo abigishwa bagiye mu bwato ubwo bari mu nyanja, ariko bajyana na Yesu. Aho ugenda hose, haba mu kazi, aho ugenda hose, haba ku ishuri, aho uri hose mu muryango, icyo ukora cyose, icyama wowe udukurikiye ukawugendana na Yesu. Ibyago birabatera, umuyaga uza ari mwinshi, ndetse ngo amazi yajyaga ari kugenda ajya mu bwato bwabo, ndetse aruzura. Igitangaje kuri aba bigishwa, ntabwo bwari ubwa mbere bahuye n'umuyaga, ntabwo bwari ubwa mbere bahuye n'ishuheri imeze gutyo. Ariko kandi nk'abahanga mu byerekeranye n'amazi, benshi bari abarobyi muri bo, benshi bari bamenyereye iby'inyanja, ariko baragerageza biranga. Ni kangahe mu buzima bwacu tugerageza bikanga? Bararwana, bagerageza uburyo bajya ku ruhande umuyaga ntubafate, ariko biranga. Ikintu cyababayeho gikomeye, bibagiwe yuko bari kumwe na Yesu. Dufite situation nyinshi tubamo, noneho twananirwa n'ibigeragezo by'ubuzima, tukibagirwa yuko Yesu umucunguzi ahari. Ikindi cya kabiri, kujyana na Yesu, kuba twaremeye Yesu Kristo, kuba se twasenze haba mu gitondo cyangwa nimugoroba, ntibisobanura ko tudashobora guhura n'ibitugerageza. Ahubwo igihe duhuye n'ibitugerageza, tujye twibuka yuko Yesu ntaho yagiye. Ijambo ry'Imana ridusobanurira neza yuko Yesu wumvise ababigishwa ubwo bamutakiraga, natwe ari bugufi, ndetse adutegera amatwi uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo yumve amasengesho yacu. Kuba Yesu rero yarasinziriye ntibivuze yuko atarahari. Umuntu iyo asinziriye n'ubundi abahari, uba wamukangura akabyuka, keretse uwamaze gupfa. Yesu kuba yarasinziriye bitewe n'umurimo yari yakoze, bitewe n'urugendo yari yakoze, ntibivuze yuko Yesu atarahari. Yesu ahorana natwe, Yesu abana natwe, kabone nubwo twaba dusenga tukabona tutari gusubizwa, ariko Yesu aba ari bugufi bwacu kandi ahorana natwe. Ndakugira inama wo kurikiye Ubugingo Online TV, kugira ngo mu gihe usenga ukabubona utari musubizwa, ujye usenga maze ibindi biharira Imana, kubera ko Imana isubiza mu gihe cyayo. Twebwe hari ubwo tuba dukeneye ibyo nyine twifuza, hari ubwo tuba dusenga twumva byabanguka, ariko Imana iba ifite igihe yatugeneye. Imana iba ifite igihe nyacyo idusubiza, kuko izi imbere hacu, ndetse ngo imenya iherezo mu itangira. Nubona rero utari gusubizwa, ujye usenga maze uberekere ijuru.
Yesu ubwo abigishwa be ngo batakaga bakavuga bati Yesu urisinziriye, bari barimo bamubwira bati we nta kintu bikubwiye, nta kuba tugiye gupfa. Niko bijya bitugendekera iyo duhuye n'ibyago, maze benshi bivumburira Imana. Mbese waba udukurikiye nawe waramaze kwivumburira Imana? Benshi baravuga bati nasenze amasengesho menshi, nagenze imisozi myinshi, nakoreye Imana kenshi, nafashije abantu kenshi, ubu ndarambiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo gufasha ntibigira umupaka. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga ntibigira umupaka. Ndagira ngo nkubwire ngo gukora neza ntibigira iherezo. Kandi ikindi ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aba ari bugufi bwawe, niyo mpamvu utagombye kwivumburira ijuru ngo ahari wenda ngo Imana ntigusubiza kandi warayikoreye. Maze benshi bagasubira inyuma kubera ko bibwiye yuko kujya mu bukristo bazabona ibyiza gusa. Nyamara Yesu aratubwira ngo inzira yo kumukurikira ni inzira ifunganye. Dufite abantu benshi basenga amasengesho yuzuye amaganya. Dufite abantu benshi bavuga ko ari abakristo ariko bagenda bicurikiriye, bagenda bafite amaganya. Nyamara umunyezaburi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ngo nta kintu na kimwe azamuburana. Iyo abantu benshi bahora mu maganya bituma birwanirira nk'uko ziriya ntumwa zirwaniriye, bagerageza guturisha umuraba ubwabo. Kandi twebwe nk'abana b'abantu nta kintu twakwishoboza. Wowe udukurikiye ndagira ngo ugire inama yuko mu gihe uhuye n'ibitugerageza, mu gihe uhuye n'ibikugerageza, mu gihe uhuye n'intambara iwawe mu rugo, ku kazi, aho ugenda hirya no hino hari intambara, aho usengera, ahantu hose tubayeho turacyari muri iyi si. Kuba waremeye Kristo, kuba warizeye, kuba warabatijwe, kuba ujya gusenga ntabwo bivuze ko utazahura n'intambara. Ahubwo izo ntambara uzirwana gute? Ndagira ngo nkubwire ngo niba ubayeho mu maganya urimo urirwanirira kandi uribuza imigisha, ikigukwiriye ni ukubyereka Yesu, ni ukubiharira ijuru maze ugategereza. Abantu benshi mu kwirwanirira baragenda bakita kuri bene wabo. Abantu benshi mu kwirwanirira baragenda bakiringira abantu, bakiringira bene wabo bakomeye, bakiringira inshuti zabo zikomeye. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Munyezaburi 20 ku murongo wa 8 haravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuziringira izina ry'Uwiteka Imana yacu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Muri iyi minsi wowe dukurikiye, wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagira ngo nkubaze, mbese wiringira nde? Ese ufite nde wishingikirijeho? Hari ubwo umugabo yishingikiriza ku mugore we, ni byiza kuko babaye umubiri umwe. Umugore akishingikiriza ku mugabo we, abana bakishingikiriza ku babyeyi, ni byiza. Tukishingira ku babyeyi bacu cyangwa se abana bacu bakomeye, cyangwa se abantu bo mu miryango bakomeye, inshuti zacu zikomeye. Ariko se abo ngabo ko Bibiliya itubwira ngo umwuka ubashiramo bagasubira mu butaka, bigenda bite? None se ko abantu benshi bagenda badutererana, ko abantu benshi bagenda wari ubishingikirijeho ugasanga bakwiciye imigambi, ugasanga se ahari ntabwo bakikwitayeho. Ariko Yesu wacu aracyatwitayeho. Yesu wacu aratuzirikana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta muntu wigeze atakira ijuru nk'uko intumwa zatakiye Yesu ngo ijuru rimwirengagiza. Ijuru ryumvise abigishwa bari mu bwato batakira Yesu, ni nako ritwumva uyu munsi wa none. Ndagira ngo mpumurize imfubyi, ndagira ngo mpumurize abapfakazi, ndagira ngo mpumurize wowe udafite akazi, ndagira ngo mpumurize wowe udafite urubyaro. Nkubwire ngo nubwo uri muri izo ngorane, nubwo ufite ibyo wifuza, nubwo ufite icyo ushaka Imana igusubiza, ntabwo Imana yasinziriye, ntabwo Imana yimutse, ahubwo Imana ifite umugambi kuri wowe kuko yaturemye idukunda. Yesu ngo nijwi rituje ubwo bari barimo bagerageza ngo bwa nyuma kugira ngo baturishe umuraba, ubwo bari barimo bagerageza bwa nyuma kugira ngo babashe kwambuka, ngo Yesu nijwi rituje maze ngo umucyo uva mu ijuru umurasaho, maze wabona mu ruhanga rwe rwiza, maze n'ukuboko kwe aragenda aturisha umuraba.
ari abari muri ubwo bwato, ari abari ngo mu mato yandi akikije, bose babona ubwiza bw'ijuru. Uko niko Yesu agutabara, kandi ngo ntabwo atabara umuntu umwe utazabona wasubijwe ukagira ngo usenga kurusha abandi, utazabona Imana hari uburyo hari ikintu igukoreye ukagira ngo ukijijwe kurusha abandi. Oya, ahubwo ngo amato yari akikije bwa bwato Yesu yari arimo, ngo nayo yari yahuye n'uwo muyaga, maze ngo ubwo Yesu yaturishaga inyanja, ngo n'amato yose ari muri iyo nyanja yose abona icyubahiro cy'Imana, kandi bose basingiza Imana. Ndagira ngo ndangize nkubwira ngo tuza, Yesu arakuzi. Yesu arakuzi. Kandi mu gihe urimo uhura n'ibibazo, ndagira ngo nkubwire ngo ntuhumure, kuko ntabwo ibyo bibazo ari we wenyine ubirimo. Ndetse hari ubwo umuntu ashobora kuba yakubwira ibibazo bye maze ukabona ibye birarenze. Wavuga utahari uyu mugabo ukubwira urimo uvugana nawe ahari we yamaze gusubizwa, ariko nshobora kukubwira ibyanjye ukumirwa. Hari ubwo sura ya mugenzi wawe ukavuga utuyunguye hari mu bisubizo, ariko nagira nkubwire ngo buri muntu wese afite ibimuruhije, buri muntu wese afite ibyo arwana nabyo mu gihe cyose tukiri kuri iyi si. Ariko ibyiringiro bimwe dufite gusa ni Yesu Kristo wanesheje. Yesu yabwiye abari bamukurikiye, arababwira ati nimuhumure kuko nanesheje iyi si. Iyo dufite Yesu tugenda nta bwoba. Iyo dufite Yesu ibyo dukora byose tubikora dushikamye. Ni nayo mpamvu abigishwa Yesu yababwiye ati mwebwe abadafite kwizera, mwebwe abafite kwizera gukemwe, ndagira ngo ubaze ngo mbese kwizera kwawe kungana iki? Abanyabwoba n'abatizera ngo bazaba mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Abantu benshi bagenda n'ubwoba nk'ubw'intumwa zari zifite, bakirengagiza yuko Yesu ari mu bwato. Yesu ari kumwe natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu ari kumwe natwe mu byo dukora byose. Yesu ari kumwe natwe mu bituruhije byose. Ndagira ngo nguhumurize, niba uneze amatwi mu gitondo, niba uneze amatwi nimugoroba, isaha yose unegeyeho amatwi, aho waba uriho hose, nguhumurize nkubwira ngo Yesu ari kumwe natwe. Muri uyu mwanya ndagira ngo dufatanye gusenga, nkubwira ngo Yesu yumva gusenga kwacu, aba ari we utumbira. Kandi nkubwire ngo abanyabwoba, abantu benshi bagenda n'ubwoba, ikibabi cyagwa hasi ati barandoze. Abantu benshi bagenda n'ubwoba, abantu benshi bagenda mu bwoba, babona imbeba itambutse ati noneho ntabwo nzasama. Abantu benshi bagenda mu bwoba kubera ibyo babayemo. Abantu benshi bagenda mu bwoba ku buryo ashobora no kuba yoza amasahani, isahani yameneka akavuga ati noneho karabaye, harapfa umuntu mu muryango. Ndagira ngo uhumurize wowe ubaye mu bwoba bitewe n'umuraba, bitewe n'ibigeragezo urimo, nkubwire ngo Yesu ni muzima kandi aracyahagaze. Reka kwiringira abantu, reka kwiringira se ibyo ufite, reka kwiringira ahari se uburemere bwa konti yawe, reka kwiringira se niveau d'étude yawe, reka kwiringira urwego urimo urwo rwose, ahubwo uvuga uti ibi ni Yesu wabimpaye. Kandi ibyo bizagutera gufasha n'abandi, ibyo bizagutera kugira uwo ufasha, ibyo bizagutera kugira guha Imana icyubahiro. Reka dufatanye gusenga. Urakoze Imana yacu, urakoze kukugira neza, uduhe kugutumbira kuko ari wowe mukiza wacu. Kandi igihe duhuye n'ibitugerageza twizera yuko uri mu ruhande rwacu, kandi nk'uko warengeye intumwa urengera abana bawe mu bibagerageza byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.